umwana n'umwana reka tubivuge gutya umwana n'umwana arebererwa n'ababyeyi arebererwa na leta birumvikana icyo mvuga ngo igihe cyose itegeko rivuze ngo uyu aracyari umwana n'umwana nyine nafatwe ng'umwana ese umwana akorerwa iki umwana ararerwa ashobora kurererwa mu muryango ashobora kurererwa mu bigo byabugenewe byabutandukanye nta mwana urererwa muri gereza nta mwana ugomba gukurira muri gereza nta mwana wagombye gukurikiranwa kandi ari umwana ubwo hagati aho ngaho umwana ninde wowe ufasha abantu bose b'abanyabyaha urangije ugiye kubigishiriza ahantu hamwe ntabwo ibyo ngibyo ari byo nyine abo banyabyaha bose b'abana bose urabafashe ugiye kubashyira mu ishuri rimwe ariko le fait que umwana yavuze ngo arafunzwe ni ukumuremera amateka mabi kandi ni extrait du casier judiciaire uba ugize gute ubushizeho igihano abasuhuje bakunzi ba Ukuri TV tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi rero tukaba twabatumiriye abanyamategeko batandukanye muraza kubareba mu bitekerezo byabo uburyo n'abantu bakomeye bafite inararibonye mu bigendanye n'amategeko by'umwihariko bagiye banafite ibintu bikomeye bashinzwe bituma bahura n'ibigendanye n'amategeko buri munsi umu wa mbere rero turi kumwe na Nehemi Ngabo Bisetsa akaba nawe ari umunyamategeko ngira ngo muramubona hano ibumoso bwanje tumuhaye ikaze ukoze cyane turi kumwe kandi na Maître Muhirwa Innocent muramuzi mu kiganiro cyacu bwashize nawe n'ubundi twari turi kumwe nawe ni umwavoka akunda kunganira abana cyane nawe rero tuguhaye ikaze urakoze cyane uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo y'amategeko ariko cyane turibanda ku mategeko nshinjabyaha aho tugiye kureba ku kigendanye n'uburyozwa cyaha bw'umwana mbere rero yuko twinjira muri deba neza cyangwa se mu kiganiro nyacyo nyirizina tugiye kubanza turebe ngo umwana ni iki ni muntu ki mu rwego rw'amategeko hari uburyo bugera kuri bubiri tubaramo umwana uburyo bwa mbere turabushakira nta handi hantu turi buze kubushakira turabushakira mu itegeko ry'abana mu ngingo yaryo ya 3 agace kawo ka 4 aho igaragaza ko umwana ni umuntu utarageza ku myaka 18 aho ni mu itegeko ry'abana ariko noneho iyo tugiye noneho mu mategeko nshinjabyaha umwana naho bamufata cyangwa se umuntu utarageza ku myaka 18 bamubara ko ari umuntu w'umwana cyangwa se mutoya ni ukuvuga ngo ni imwe mu mpamvu cyangwa se wa muntu utarageza kuri ya myaka 18 abarwa mu bantu bashobora kuba mu gihe bakoze icyaha babarirwa babasha koroherezwa mu kuba baryozwa icyaha nk'uko biteganywa mu ngingo ya 54 y'itegeko rigena ibyaha ndetse n'ibihano byabyo muri rusange aho ariko bagaragaza ko bo umwana ushobora gutangira guhanwa ari wa wundi uri hagati y'imyaka 14 ariko ataruzuza imyaka 18 noneho abadukurikiye rero icyo twige turi kwibaza wenda nk'abanyamategeko tugiye kuganiraho no kwibaza ngo ese ko hari itegeko ry'umwana rihari rivuga ko umwana ari wa muntu wese utarageza imyaka 18 tukaba tunabona bihuriyeho na rino tegeko mpanabyaha ariko ryo rikavuga ati byibuze umuntu uri mu myaka we guhera ku myaka 14 ubu nguwo ashobora guhanwa nubwo wenda uburyo ahanwamo ntago ari buzahanwe nk'umuntu mukuru urengeje iriya myaka 18 ese mwebwe bagenzi banjye ntago muri kubona ko haba harimo icyuho muri kubyumva muti birumvikana ariko kamaze mbire abasangiye TV ko bari kumwe na Ukuri TV bari kumwe na Maître Muhirwa Innocent ukurikije nk'uko umaze kubivuga ongeraho ariko ko ujya uburanira n'abana ko ariyo domaine yawe nkabashaka no kuburanira abana bakurikiranwe mu nkiko ku byaha bitandukanye bakunda gukora kuba mu rwego rw'amategeko umwana atangira gufatwa kuva ku myaka 14 kugera ku myaka 17 n'amezi hafi 11 cyangwa se 12 ariko ataruzura
nabwo wajya kureba ku itegeko ry'umwana ugasanga nabwo rifata umwana wese kuva ku umwana wese utaragera ku myaka 18, ku myaka 18 usa nkaho ubona ko harimo kuvuguruza. Hamwe ba utabiza batese turafata ibihe tureki ibihe ku buryo rimwe na rimwe ugiye no mu rubanza ukitwaza n'itegeko rirengera umwana, hamwe waba uri mukuri akaba n'urundi wundi waza wenda agasanga atari mukuri, ariko nyine nta kundi amategeko bagomba kubahirizwa uko ari. Niba umwana hamwe afatwa nko tajya ku myaka 18 mu rwego rw'amategeko muri rusange, ariko twajya mu mategeko hana urumva twayifata nka exception cyangwa se irengayobora. Icyo gihe nyine afatwa nkaho nyine ari kugeza ku myaka 14, kuko buri mwana utangiye kugera ku myaka 14 abazi ikibi n'ikiza neza gihanwa, cyangwa se nubwo ataba kizi neza ariko abafite abatangiye kugira akenge gahoro gashobora gutandukanya ikibi n'ikiza. Ariko mu ahandi nko muri mu mibanire n'abantu nko bavuze ngo agiye gusinya kontra y'akazi cyangwa se amasezerano y'akazi, cyangwa se agiye ahandi hantu cyangwa kugurisha ikintu, batangira kumubara ko nibura afite imyaka 18. Naho ngaho rero abatabizi bishobora kubatera utabyumva kimwe, ariko buhoro buhoro nyine turaza kubireba, ariko komeza tubyungurana ibitekerezo. Murakoze. Yitwa Ngabo Rusesa Nehemia, ubusanzwe ndi umucamanza, ndi perezida w'urukiko rw'ibanze. Kuri iki kibazo rero nuko iyo birebye neza wavuga ko amategeko yaba itegeko rihana n'itegeko rirengera umwana hari aho bihuriye, ariko kandi hakaba naho ushobora kuvuga uti hari itandukaniro bukeya. Itegeko rirengera umwana ryo rivuga ko umwana ari umuntu wese utarageza imyaka 18. Ni ukuvuga ngo umwana wese wavutse kuva umunsi umwana avukiye kugeza ku myaka 17 cyangwa 18 iburaho umunsi umwe ngo yuzure, twavuga ko akiri umwana. Aho ni mu itegeko rirengera umwana. Noneho wajya mu itegeko rihana ryo rikavuga ngo umwana ukurikiranwaho icyaha cyangwa se uhanwa ni umuntu wese ufite hagati y'imyaka 14 ariko atarageza ku myaka 18. Kuvuga ngo umwana ni hagati y'imyaka 14 na 18. Kuvuga ngo no kuva kuri 14 kugeza kuri 17 na 18 buraho umunsi umwe. Ubwo sinzi ubwo uri munsi y'imyaka 14 ntabwo ari umwana uhana. Kuvuga ngo naho hari itandukanyirizo. Rimwe riva kuva umwana abayeho kivuka kugeza ku myaka 17 cyangwa se 18 buraho igihe gito. Irindi ryo rikavuga ngo nuguhera kuri hagati ya 14 na 18. Nako kantu gusa kitandukanizo rihari, ariko no kuvuga ngo hariho uburenganzira bw'umwana ugomba kurengerwa ahangaha. Nuvuga ngo dukurikije ririya tegeko tugiye kuvuga ngo reka umwana arengerwe, tureba kuva umwana abayeho, ndetse baravuga ngo kuva umwana asamwe arengerwa kuva asamwe kugeza kuri iriya myaka. Ariko ahangaha iyo tugiye mu rwego rw'ikurikirana cyaha tureba iriya myaka nyine tutereka turebe ko ari hagati ya 14 na 18. Ariko urabona ko none sugo hagati aho ngaho umwana nindi ikigaragara ngiye mbona nuko umwana ni umuntu wese utarageza ku myaka 18, ahubwo ugasanga cyangwa 14. No, umuntu utarageza ku myaka 18 niho ari amategeko yombi nicyo abasha guhuriraho, byombi arabyemeza. Kubera ahubwo none ikibazo
kikaza mu kuvuga ngo kubera iki niba bose bemera ko umwana bundi impamvu tujya kuvuga ngo ni umwana nuko ntago aba yifitemo ubushobozi, hari ubushobozi ataba afite, ntago umutekereza kwe kuba gukomeye. nibyo rwose nicyo bivuze. Noneho umuntu akibaza ngo niba uko gutekereza kwe kudakomeye akaba utamwemerera kugenda ngo ajye mu murenge ashyingirwe kubera ko ubona ko mu by'ukuri imitekerereze ye iracyari mikeya, ukaba utamwemerera ngo nagende ajye gusinya kontra wenda usibye nka kontra wenda y'akazi, ariko ukaba utagenda ngo ujye kumbwira ngo yagurishije imitungo iyo kontra yisinye ubimwemerere. Ariko byagera ku gukora icyaha ho ukavuga uti guhera ku myaka 14 arakuze ku buryo yakora icyaha ukabimenya. Ibyo ngibyo rero nkabona niho ngiye mbona aya mategeko yombi avuguruzanya cyangwa se anaterera n'urujijo, ariyo mpamvu akwiye kwicara akigwaho twibaza tuti bikakurwaho bakayahuza, kuko kuva mu mwana niba afite imyaka agejeje ku myaka 14 n'ubundi niba atari yakomera ku rwego rw'uko yashobora kugira igikorwa akora cyane cyane wenda nkabira byo gusinya amakontra usibye iriya twavuze, ntago wajya kuvuga ngo noneho ngo no guhanwa nagende ajye guhanwa. Noneho niyo ugiye kureba uburyo bagiye kumuhana usanga abashinga amategeko mu by'ukuri baramuhanye banihanukiriye, kuko usanga n'ubundi ibihano usibye gusa n'abagabanyamo nka 1/2 gusa, ariko n'ubundi biramuhana. Ni ibihano ubona mu by'ukuri biremereye bitari wa mwana ubona nkaho birengagije yuko ari umwana ugikenewe gukomeza kurerwa, aracyarerwa. Noneho niyo ugiye kureba nk'ubu ngubu umwana w'imyaka 14 kuri babana wenda batagiye bagira ibibazo bindi runaka bitandukanye, ni wa mwana ubugeze nko mu mwaka wa mbere wa kabiri segonderi, ni babana n'ubundi mu by'ukuri ububona ugiherekeza kujya gutega za bisi, ni wa mwana mu by'ukuri ntago ubushobozi bwe bw'imitekerereze ntago buragira kuri rwa rwego ruhanitse. Ariyo mpamvu ngiye mbona ntago ubona aba bana bari bakwiye guhanwa mu gihe cyose batarageza ku myaka 18. Ngiye mbona nta mpamvu nimwe yari iriho yatuma bahanwa, kubera ko n'ubundi n'andi mategeko aba kibabara nk'abantu badafite bwa bushobozi bwo guhanwa. Elise Maître Elise, buriya abashinga amategeko bazi kureba kure, baretse umwana w'imyaka 16 17 burya iyo ugiye no kubireba usanga akenshi nta batandukaniye n'uwa 18. None se kuki batavuze 17 none ibyo bya 18 bakabikuraho bakagira 17? Nyine umunyamategeko yashaka kurimita, ariko baretse abantu bakidagura mu iyo myaka wazasanga ibyaha byarabaye byinshi byariyongereye, gusa baramuhana akagira bimwe yoroherezwa. Muri ibyo akenshi nk'iyo akurikiranwa y'icyaha kitarageza ku gihe cy'ifungo cy'imyaka 5, akenshi akurikiranwa ari no hanze ntago afungwa. Ndetse n'ibyaha byinshi iyo yabikoze aroroherezwa afatwa nk'umwana, kuko mu mpamvu nyoroshya cyaha ubutoya yagizwe impamvu ituma igihano cyoroshywa. Ariko kubera iki bundi bamworohereza kandi ari umwana? Nyine nico umwana ntago afite ubushobozi. Ariko reka dutange kino reka nanjye ntange igitekerezo. No kuvuga ngo icyo mbona ngewe umushinga amategeko muri iri tegeko ryo kurengera umwana ni iri tegeko rihana. Ndavuga uko mbibona ngewe, ndabona barazamuye imyaka yo kwitwa umwana cyane. Ngewe aho ndi nemera ko umwana atagomba guhana. Umwana iyo wamaze kwitwa umwana ugomba guhana. Kubera iki? No kuvuga ngo urebye niba ibyaha umwana ahanirwa ni bya byaha biba bifite ziriya mpamvu ko ari 3 zigomba umucamanza areba kugira ngo ahane icyaha. Ni kuvuga ngo cyane cyane reka tureke ziriya mpamvu zindi 2, duhere kuri iyi mpamvu yo kuvuga ngo ubushake bwo gukora icyaha. Yego, ni kuvuga ngo iyi kureba ngo ese kureba ko icyaha cyuzuye harebwa kiriya kintu bita ubushake bwo gukora icyaha, intention. Ese ubushake buriya bushake bwo gukora icyaha ni icy'ubundi. Ni ukuvuga ngo ni bwa bushake, ni ugutekereza ukamenya ngo ngiye gukora kino gikorwa, ndetse ukanatekereza ukavuga ati iki gikorwa kirabujijwe. Iyo uri umuntu mukuru reka duhere ku gikorwa cyo kwiba cy'ubujura byonyine,
abantu bakuru iyo bamaze kuba nk'ubu ngubu umuntu mukuru ashobora kwiba amafaranga ahantu ugasanga yagiye gufunguza konti nshyashya cyangwa yashyize kuri konti y'undi muntu ngo azi ngo aya mafaranga si ayanjye ndayibye kandi hariho n'ibihano ushobora guhanwa. Ariko umwana yibye amafaranga uyu mwanya ahita yirukira mu kabari agahamagara abandi bato muze mbere cyahubwo no kugura amandazi jewe nakize ahubwo ikigusetsa nuko ashobora no kwiba amafaranga hano twicaye akayarira hano ku muhanda cyangwa agahita agura telefone ihenze nk'iyi ngiyi akaza kwereka abandi bana batahubwo njyewe ni mundebere ukomeza. Ushatse kuvuga ngo ibi byaha na nimundebe umwana hanirwa ni bya byaha bisaba ko harebwa iriya element intentionnel. Je nkavuga ngo umwana iyo amaze kwitwa umwana ntiyagombye guhana, ahubwo ikibazo aho kiri nuko imyaka bavuze imyaka bavuga ko umuntu yagejeje tuvuge imyaka 17 sindimo nibuka neza mushobora kunyibutsa no mu itegeko ry'umurimo rero ari 16 itegeko ry'umurimo ni 16 ntibyumvikana ukuntu umuntu kandi yemerewe gusinya amasezerano y'umurimo agasenga kanahembwa buriya yajya ntibyumvikana ukuntu umuntu yagenda agakora umurimo yemerewe gukora umurimo yakora icyaha bakavuga ngo ni umwana aho ubwo nuvuga ngo aramutse akoze nka detronoma cyangwa kwiyo mafaranga ya leta yakoze detronoma icyo gihe bamubara ko ari umwana kandi atarageza imyaka 18 bamuhana bakagabanya ibihano kandi nyamara bamuhaye ubwo bubasha bwo gukora kandi akajya nyine muri wa rugereko ushinzwe abana ni ikibazo. Ahubwo ngiye nkavuga nti umushinga amategeko umwana nkuko bivuga n'umwana ni umuntu utarageza agenda y'imyaka 16. no kuvuga ngo muri makeya bakaba bayigabanya aho gukomeza bashyira nk'utwo tuntu bakavuga bati okay niba 16 itaragera 16 umwana ufite utarageza ku myaka 16 umuntu utarageza ku myaka 16 no umwana yakora igikorwa kibi gihungabanya societe akaba yajyanwa muri kiriya kigo kuko abagikeneye kurerwa abagikeneye gukura kandi baravuga ngo umwana yagiye guhabwa ibihano ugomba kumuha ibihano bijyanye n'ibintu bidashobora kumuhungabanya mu buzima bwe. Nkuvuga ngo rero niba utanze ukamuha imyaka 14 ari umwana w'imyaka ari umuntu ufite imyaka 17 urumva agiye kurangiza imyaka 20 n'imisago muri gereza kandi wagombye kumuha imyaka yo kugira ngo nicyo bita nyine umuntu yavuga ngo ni peine correctionnelle ngo gukosora ubu murimo kumukorija ntuburimo kumuhana ngo nta tegeko ryagombye guhana umwana hagombye kuba hitegeko rikosora umwana wenda bagashyiraho aho kuvuga ngo baramufunze bagashyiraho wenda nk'ikigo reka tukite ikigo ngororamuco gishobora kujya kijyanwamo babana batangiye kugira imyitwarire itari myiza bakagenda bakagororerwamo bakahigishirizwa ariko ntibyitwe yuko bafunze ntibyitwe yuko bafunze uko reka maze nkubwire ino sa reba umwana wenda aragiye aribye wenda bashobora no kumushuka bakuru akabaherekeza kugenda kwiba niba bamaze kumushuka rero akagenda akajya kwiba wajya kureba ugasanga ni nk'ubujura bwiza kwitwaza intwaro ubwo urumva bugize impamvu nkomeza cyaha bishobora gutuma bahanwa mu buryo bukomeye cyane. Noneho uwo mwana niba agiye wenda yari umunyeshuri severe hita yangirika guhera icyo gihe amasomo bwa mbere leta yahagarika kandi ni umwana dukeneyeho ko ejo azaba umuntu muzima ushobora no kuba yakosoka kubera yuko twamaze hari itegeko ry'umwana ryo ryamaze kumufata nk'umuntu utaraba matire cyangwa se utaraba mukuru. Noneho najya kwaka kazi noneho tuvuge wenda n'umwana wari ufite imyaka 17 baramufasha bamukatiye imyaka 5 wenda y'igifungo cyangwa se 3 nyuma y'iyo myaka 3 urumva wenda ashobora kugira amahirwe wenda yo gukomeza kwiga ko hari abo tujya tubona bajya babona n'amadiplome bari muri za gereza ariko noneho kuri CV ye nibajya kwaka kiriya cyemezo cy'umuntu utarakatiwe cyangwa wakatiwe hazaza hagaragara yuko wakatiwe n'inkiko. Uvuga ngo mene magambo wa mwana bitaga ko bagiye gukosora n'ubundi bamushyize imbere y'ikindi kibazo cy'ubuzima kigiye kumugora ku buryo guhita abona akazi bigiye kujya kumugora. Niyo mpamvu rero ahubwo ngiye ndi kubona akoze rehabilitations ariko ibyo nabo ni kazi n'indi myaka uri kujya kumushyiramo ngo niba wowe wamaze kumwita umwana kubera iki umuhana ahubwo umushyire mu kigo umugorere umwigishe
kuzageza amenye nyine kuko twebwe twese natwe twarigishijwe turakora neza bundi ari umwana udakosa siko mu kinyarwanda ariko harakandi ushobora kongera hari umuhanga wavuze ariko ngira ngo ni mu myaka y'1945 urambabara izina rye sindyibuka neza yaravuze ngo quand l'enfant vole le vélo on ne s'intéresse pas au vélo mais on s'intéresse à l'enfant ngo umwana iyo yibye igare ntabwo tureba igare ahubwo turareba umwana bishatse kuvuga ngo umwana iyo yakoze icyaha ntabwo tureba cyaha tureba umwana aha ngaha rero iyo ugiye guhana ureba byombi ureba umwana ukareba n'icyaha yakoze bishatse kuvuga ngo mu by'ukuri iyo ugiye guhana umwana nuvuga ngo akenshi iyo wanahanye n'umwana nuvuga ngo ese akamaro k'igihano ni iki no gukosora umuntu yewe no gutinyisha sosiyete abasigaye cyane nk'ubu ngubu iyo umuntu mukuru yahanwe agahanirwa icyaha runaka abantu bakuru bagenda babiganiraho haba mu kabari mu mahoteli ahantu bicaye runaka yavuye iwabo runaka yahanwe abantu ubu ngubu ntibanazi n'ibirimo biba mugenzi wabo wahanwe nta wundi mwana wamenya ngo yahanwe bityo cya gihano yahawe kizabera isomo abandi bari hanze kugira ngo ntibongere gukora icyaha ngo ya mpamvu y'igihano n'ubundi nta gaciro ibifite muri ya sosiyete twavuga ko ari y'abana ngo dutandukanye sosiyete ebyiri hariho sosiyete y'abakuru na sosiyete y'abana none niba umwana ahanwe none turibaza ngo ese niba umwana ahanwe sosiyete y'abana yabimenye ku buryo itinya gukora cya cyaha mugenzi wabo yakoze oya turavuga ngo abana ntaho bahurira aho ngaho rero ariko leta umunyamategeko yashyizeho ko n'imanza z'abana ziburanishirwa mu muhezo arongera kandi aravuga ngo ikibazo hano mu itegeko ngira ngo ni iry'abana sinarebye aravuga ngo imanza z'abana ziburanishirizwa mu muhezo icya kabiri ngo n'ibyemezo ngo ntibikore ngo ibyemezo byabo ntibigomba kumenywa na rubanda cyangwa n'itangazamakuru urumva uko nabivuze yarangiza akavuga ngo none se icyemezo cy'urukiko ni iki si publique kigomba kuba publique ubu ukoze iki naho umuntu yibaza bishatse kuvuga ngo n'umushinga w'amategeko yararebye asanga koko umwana ni umuntu wagombye kwitabwaho mu buryo bw'ibanga akajya ahantu ariko hatashobora kumenywa n'abantu benshi ariko banamushyiriraho banabashyiriyeho na gereza yabo y'abana okay ariko buretse gatoya naho njyewe ndi ngende nkuko nababwiye ndi metre ukunze kuburanira abana cyane ariko hari kanazo uhura nazo si kumena ibanga ry'akazi ugasanga nurimena ariko baragufunga aya ntabwo nabimena ariko turimo turaganira hari abana nabwo nyine ku myaka 16 n'irindwi usanga kabisa bafite ibitekerezo twakwita criminel donc bitewe nuko yarezwe uburyo yakuzemo abamureze niba ari umwana wavukiye ahantu ntiyitwaho n'ababyeyi yarajugunywa agakurira mu buzima bityo agatuma guhera ku myaka 13 n'ine n'itanu ari umuntu ubona ko ibitekerezo cyangwa se yakuriye mu buzima bumurenze bumusunikira kujya gukora ibyaha icyo gihe nyine iyo tugeze nyine mu rukiko uko dushoboye kugira ngo uwo mwana agire gute tumuvuganire kugira ngo ahage nyine ibyo bigenewe abana ariko ku rundi ruhande uwo mwana hari igihe bamurekura ejo ugasanga yongeye gusubira muri bya bikorwa bisa nkaho ukora umwana nyine yes ni umwana ariko wibuke ko nibamukatira yego baramukatira ntibamuha igihano kiri hejuru baramworohereza aho rero niho bagiye no kumwigisha ariko nyine kukiworohereza uko byasa kose ni igihano kuki ujya korohereza umuntu wemera yuko ari umwana ko adafite ubwo bushobozi bwo gutekereza ijana ku ijana icyo narebye nasanze umushinga amategeko wacu yarashatse kugira ngo agabanye ibyaha bikorwa n'abitwa abana none se mu by'ukuri birabagabanya nubwo wenda nta bushakashatsi bwabaye ariko iyo urebye umwana yumvishe ngo mugenzi we ngo yafunzwe ahita avuga ati burya ishyamba si ryera ati kabone nubwo nanjye ndi umwana burya birashoboka ko nafungwa
icyo twarimo tuvuga aha ngaha nanjye reka mvuge ikintu turimo ngo umwana iyo yumvise ngo mugenzi we njye mfite impungenge yaho yanabyumvira ese ubundi yanabyumva ku rubanza ruba mu muhezo njyewe icyo mvuga ni iki ariko biroroshye cyane niba umwana baturanye na mugenzi we bari bakinaga ntibabe bagikina kameme aho batuye muri karitsiye njyewe igitekerezo cyanjye si ukuvuga ngo umwana nakora icyaha bamureke yidegenze oya si aho ngaho ariko narimo mvuga ngo umwana niba akoze icyaha habeho de mesure disciplinaire ni ngo habeho ibyemezo byamufatirwa ibyemezo by'ubuyobozi ibyemezo byo mu muryango ariko kugira ngo umwana yakoze icyaha haza ubugenzacyaha haza ubushinjacyaha umucamanza agende ajye gusiyeja amujyane muri gereza oya ahubwo kandi ari umwana hafatwa icyemezo cyo kuvuga ngo kandi gereza n'ibigo ngororamuco ngira ngo biba bifite imyigishirize itandukanye n'abantu baba uyu urebye usanga se nyine n'abacungagereza n'ubundi babarera ntago n'ubundi nta bundi ni ukuvuga ngo aho hantu babajyana naho ntago baba bagiye kubagorora muri rwa rwego rwo kuvuga ngo bari kugorora imico yabo ahubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi babandi barabafasha barabigisha icyo babigisha ni iki kuvuga ngo bigishwa nande ntago babigisha nk'ababyeyi ahubwo babigisha nk'imfungwa bafite niyo mpamvu rero ahubwo igikwiriye hariya hakwiye kubaho uburyo leta yagakwiye kubitekerezaho hakajyaho abantu ababusikoroge bashinzwe abana aho muri icyo kigo ahubwo akaba ari nabo baba abakozi baho abakozi ba RCS ni ukuvuga ngo buriya rwego rw'igihugu rw'amagereza bakaba ari abantu bari aho inyuma wenda bashaka kugenda bacunga uretse ko nabo mbona atari na ngombwa cyane ahantu bagakwiye kuba bari hari abantu b'abusikoroge abantu abandi bashobora kubigisha nk'ababyeyi bakuze bashobora gutanga uburere bakagenda bakajya kuharererwa noneho wenda ziriya mezire z'uko bakuwe muri sosiyete bakajyanwa aho hantu muri icyo kigo nazo zabafasha noneho kurushaho kwitekerezaho nk'abana kandi numva bari kugenda bene ahubwo bakajya bavuga bati uyu muntu niba yari yakoze ibyaha bimeze ibi n'ibi kubera ko ari umwana azamara muri kiriya kigo wenda igihe runaka kandi agakomeza agahabwa na buriya burenganzira bwo gukomeza kwiga akagenda ajya mu kigo ariko akajya kwiga wenda mu bigo by'ishuri ariko ari gutaha ntibanamutandukanye n'abandi kuko ni ukuvuga ngo n'ubundi niba ugiye cyane ukajya kubashyira ahantu habo bajya kwigira aho ngaho muri gereza wowe ufasha abantu bose b'abanyabyaha urangije ugiye kubigishiriza ahantu hamwe ntabwo ibyo ngibyo ari byo nyine abo banyabyaha bose b'abana bose urabafashe ugiye kubashyira mu ishuri rimwe naho ngaho bari kwigisha nta wigisha undi bakwiye kubavanga n'abandi bana noneho ubwenda bakajya bataha ntibatahe mu ngo zabo bagataha muri cya kigo bagakomeza kubakurikirana kuko n'ubundi kubabona byanakoroha icyo nshobora kuvuga aho ngaho nanjye icyo navuga nuko uyu munsi turashaka uyu munsi igihe icyo numva kiri cyiza ni ukuvuga ngo umwana niwe Rwanda rw'ejo uyu mwana rero tugomba kumurira mu buryo bwo mu bwonko bwe gufunga umwana ni ukumuremera amateka mabi inyito ubwayo ni ukuvuga ngo inyito ubwayo niyo wamukorera ndabizi ko byenda hariya muri gereza hari abo bantu b'abapsikologe hari abantu b'abasosiyali hari abantu bita ku bana mu buryo bwiza turabizi kuko nabo ntibari inyuma y'igihugu ariko le fait que umwana yavuze ngo arafunzwe ni ukumuremera amateka mabi kandi ni extrait de judiciaire uba ugize gute ubushizeho igihano ndemera ko umwana niba agize akoze icyaha ari umwana akajya mu kigo ngororamuco uko byasa kose yajya abwira abandi ati njyewe nakoze rino kosa nakoze kino cyaha njyanwa mu kigo ngororamuco njyewe nta muntu n'umwe ni bakeya bava muri gereza ngo baze batanga ubuhamya yuko bakize bikomeye ariko dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu benshi bajya niyo baravuye n'iwawa baza bakavuga bati twebwe twarigishijwe ubu ngubu narakize ndi umuntu muzima ikindi kandi nshobora kuvuga icyo njyewe mvuga ahubwo ni ukuvuga ngo nanone ngasubira kuri rya rindi navuze ntibyumvikana ukuntu wavuga ngo njyanye njyewe simwita umwana ujyanye umusore n'inkumi w'imyaka 17 mu kigo ngororamuco abo bantu ntabarakuze ahubwo ngiye nkavanga umushinga amategeko umwana yagombye kuba ari umwana utarageza imyaka 16 nta muntu wakagombye gukora umurimo yitwa umwana
ntibiba nta muntu wabye gukora umurimo ari umwana ahubwo icya kabiri nk'uko metere yari abivuze umuntu ufite imyaka 16 17 iyo umurebye usanga niba ari umusore ni wa musore utureka niba ari ya nkumi igenda igasohoka ikenera telefone yatangiye kumenya kujya kuri WhatsApp akajya kuri Facebook akajya kuri Instagram umuntu w'imyaka 17 turabizi no mu bindi bihugu ibi bidukikije imyaka 16 wemere gukora mariage na 17 rwose ndetse kwa no mu Rwanda bava kora imyaka 20 icyo n'ikindi kibazo nacyo dushobora kuzaganiraho icyo nemera ngewe nuko cyangwa icyo mvuga nuko nemera ko umuntu yamaze kwitwa umwana kumujyana muri gereza ugapronounce igihano no kumuhungabanya mu mutwe. Umwana wese akeneye uburere akeneye n'uburezi. Rero ntiwavuga ngo njyanye kurerera umuntu muri gereza nubwo bafite rya jambo ngo ifungwa n'abagororwa. Ugiye wowe ugorora ikintu cyagoramye. Umwana nitwemera yuko umwana agorama. Umwana aragorora. Ngo umwana ni umuntu urawategereje icyo wamukorera. Cyiza. Niwo umunyuza ni nk'abandi bavuze ngo umwana ameze nk'intabire iraho idafite ikintu wari wayishiramo. Niba ushizemo ibijumba nibyo byeramo. Niba ushizemo ibishyimbo nibyo byeramo. N'umwana nuko. None umujyana ahantu heza ugomba kumurebera kugira ngo umurememo rwa rubuto rwiza ari rwakurana azafasha igihugu. No kuvuga ngo umuntu yarafunzwe ejo aragarutse uramutegamo kuzayobora igihugu birumvikana nkabarengana nk'abamandera niho yayobora neza ariko niba yarahanwe umuntu n'umujura umuhaniye ibyo ngibyo ntiwamujyanye muri icyo kigo uraje azasobanura iki niba abaye minisitiri abati uyu nguyu excellence kazisiyeri niyo yasaba ihanagura rusema ariko ntabwo azacishaho umurongo cya cyemezo cy'urukiko ariko hariya muri biriya bigo nta cyemezo gihaba cyanditse munyibukije bitumye munyibutsa mu cyumweru gishize aho habaye umwana wa myaka 18 yaragiye atereta inkumi aramuzana ati bamaranya amajoro ati ngewe nashatse umugore myaka 18 undi afite 17 n'amezi umwe nashatse umugore kandi numvaga ngiye mukeneye uwo mwana ejo bundi baramujyanye yarakurikiranwe icyanyi cyo gusambanya umwana ese haryo wa mugani mumfashe umwana w'umukobwa burya n'umuhungu abahanga bemeza ko batandukanye ese bose kwabafata ku myaka 18 aho ndatekereza yuko wenda ibigendanye n'imyaka twafatiraho kuri buri mwana byaba birebire cyane kuko rimwe na rimwe hashobora kuzamo na cya kintu cyo kuvuga ngo icyo bita gender balance uburinganire bukazamo wagiye kuvuga ngo uyu nguyu yatekereza cyane kurenza uyu nguyu ariko ndatekereza ko turimo turi gusoza kino kiganiro cyacu hari ibintu nka bibiri nkuyemo icyambere nuko iyi myaka 18 bavuga yuko umuntu aba ari umwana bigaragara ko ishobora kuba yaba ari myinshi ku buryo ahubwo byari bikwiye wenda yuko yaba 16 cyangwa se wenda n'indi inteko ishinga amategeko ishobora kwemeza ko buriya nabo bagira abandi bantu bashobora gukonsulta bakagira icyo bababwira icyo nicyo cyambere cyo kumenya ngo ese koko imyaka 18 niyo ngombwa cyane mu kugira ngo umuntu yitwe umwana ku cyaha nyamara kumurimika 16 yajya kugushyingirwa ikaba 21 urumva ko hantu naho harimo no gukurikiranwa 17 no gukurikiranwa bikaza bikahera kuri 14 mu yandi magambo uwabihuza byose kuki batabihuza bagashyiraho ikintu kimwe gishoboka uje kuti umuri muri 15 gukurikiranwa 15 n'urugero no kuba umwana 15 cyangwa se 16 ikindi cya kabiri mbonyemo nuko ntabwo umuntu akiri muri cya cyiciro itegeko ryita ko ari umwana ntabwo yarakwiye kugira gute ntabwo yarakwiye guhana kuko iyo ngiye hari n'igihe njya mbyibazaho nibaza nti iri tegeko ryaba itegeko irimpana byaha ni itegeko rusange birumvikana riri kuvuga ngo umuntu nahanwe guhera ku myaka 14 siko bimeze itegeko nta nubwo ari itegeko ngende noneho n'umwana n'itegeko rirengera umwana naryo ni itegeko
ni ukuvuga ngo yombi ni amategeko abiri. Twebwe tugiye kureba ubusumbane bw'amategeko duhita dusanga ayo mategeko abiri bwa mbere abanza kugira gute kunganya ububasha, kuko nta risumba irindi. Icyo cyo ndumva ari ukuri. Noneho ukibaza uburyo iri tegeko mpanabyaha rigena ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange ari ryo riza akaba ari ryo rijya gukurikizwa kurenza noneho itegeko twakwita special cyangwa se ry'umwihariko ku mwana. Nuho ngo ubu nige mbona mu rwego rw'amategeko itegeko ryagakwiye gukurikizwa ni iringiri nyine ry'umwana, kuko niryo ni special, niryo riri kugenga umwana deroge. Ni ukuvuga ngo itegeko ry'umwihariko ryakagombye kuruta itegeko rivuga ibintu muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri aho gusanga n'aba bana kandi n'iry'umurimo naryo ni itegeko ariko ryo ni special ku murimo. Ariko noneho tugiye mu rwego ruri rusange, ni ukuvuga ngo aya mategeko yose niyo akomeza guteza iki ibiganiro. Turifashe ko iry'umurimo riri hejuru, sibyo? Niba ari loi organique ari loi organique, sibyo? Urumva ko ryaba riri hejuru. Ariko noneho twegereka twibande kuri ibi ngibi bigendanye no guhana. Amategeko abiri anganya ububasha cyangwa se niveau. Cyangwa se principe z'amategeko zitubwira ko twakagombye kwita cyane kuri rya tegeko ry'iki ry'umwihariko. Noneho ugasanga ubu ngubu twege niba tugiye mu nkiko tuzahita tugera tubandi ngo kubera ko twagiye muri penale ngo tugiye kwita kuki hoye ntago twita ku mwana ahubwo turita kuri tegeko riza guhana umwana. None si ry'umwana riraba rimaze iki? Niryo kuvuga ariko jewe iyo deba rero ndimo mvuga ngo ni byiza cyane, ariko ubusumbane bw'amategeko bina ntitwagombye kubutindaho cyane. Icyo tugomba gutindaho twagombye gutinda kuri kw'ibintu, kureba kuri logique y'ibintu. Ntibyumvikana ukuntu umuntu ukiri umwana ubundi akorerwa icyo bita kumubera umubyeyi. Kuvuga ngo ntaba afite uburenganzira bwo gukora ikintu ngo arajya atishingiye, aracyari umwana. Ngo ni muri ubwo buryo aracyari umwana. Umwana ni umwana, reka tubivuge gutya. Umwana ni umwana, arebererwa n'ababyeyi, arebererwa na leta, birumvikana. Icyo mvuga ngo igihe cyose itegeko rivuze ngo uyu aracyari umwana, ni umwana nyine nafatwe nk'umwana. Ese umwana akorerwa iki? Umwana ararerwa, ashobora kurererwa mu muryango, ashobora kurererwa mu bigo byabugenewe byabutandukanye. Nta mwana urererwa muri gereza, nta mwana ugomba gukurira muri gereza, nta mwana wagombye gukurikiranwa kandi ari umwana. Cyakora iyo yakoze igikorwa gihungabanya sosiyete, ntabwo wazana ngo umubwire ngo mwana ngo wakoze neza ngo cira bya bindi batubwiraga kera ngo cira ahangaha by'ubutesi. Oya, agomba gufatwa kuko yahungabanyije sosiyete, ariko agashyirwa ahantu h'abantu bagomba kumurebera bakamuha uburere. Ejo yataha akamenya ngo hariya nahareranye imbabazi. Nicyo njyewe mvuga. Icya kabiri nkavuga ngo iki kintu cy'imyaka 18, 17, 16, 17 iganisha kuri 18. Iyo myaka rwose si imyaka y'ubwana. Ni imyaka umuntu yafite imyaka 16 abazi gutandukanya icyatsi n'irangamuntu, zikubara amafaranga. Oya, natangira guhabwa mu Kinyarwanda niho bavuga ngo azi gutandukanya icyatsi n'ururo. N'umwana uzi gutandukanya icyatsi n'ururo, uwo yagombye guhanwa ariko atitwa umwana. Ni umuntu mukuru, ni umuntu washorwa mu bintu. Imyaka 16 umenya igihugu kirwana n'ikindi, umenya umuryango ukwanga. Ni wa wundi, ariko umwana munsi y'imyaka 15 hari igihe ubona ibitekerezo bikiringa bya mu Kinyarwanda bavuga ngo uyu ni igisekera mwanzi. Ariko umwana w'imyaka 16 abazi ngo uyu nguyu ni umugome, uyu nguyu ni imfura, uyu nguyu ni buryo. Nje nkavuga ngo ibintu ni bibiri. Icya mbere nuko umuntu wese yamaze kwitwa umwana yagombye guhana. Icya kabiri, iyi myaka kuva kuri 16 n'irindwi, iyo myaka ibiri bahaye yo kuba umwana munsi ya 18, 17, 16, iyo myaka ni myinshi. Ahubwo yagombye kugarukira kuri 15. Umuntu wese utarageza imyaka 16 akitwa umwana. Ni igitekerezo cyane. Murakoze. Murakoze cyane rero, reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha.
abari badukurikiye rero ibitekerezo twatangaga ahangaha ni ibitekerezo byacu bwite. Hari abashobora wenda kuba nabo baza kubyishimira, turabasaba nabo gukomeza kutugezaho ibitekerezo byabo, ariko muri rusange icyo twagarukagaho ni ikigendanye no kuba umuntu witwa umwana mu rwego rw'amategeko ntabwo yarakwiye kuba ahanwa, ahubwo yarakwiye kugira ikigo leta yashyiraho cyatuma uriya mwana agenda akajya kuhagororerwa, ntajye kuhafungirwa, ahubwo akajya kuhagororerwa, agahura n'abantu babishinzwe bashobora kumwigisha guhindura imitekerereze mibi yari atangiye kwishoramo, kumenya uburyo yabana na sosiyete neza, bagatangira kumuhugura uburyo yazavamo umuntu w'umugabo wagirira igihugu akamaro, cyangwa se umugore wazagirira igihugu akamaro, kuruta uko bamushyira ahantu bagiye kumufunga, ukazasanga n'ubundi bizagenda bimugiraho ingaruka. Urumva kumufunga ubwabyo agaragara ko ari umwana, no mu mitekerereze nabyo biramuhungabanya cyane, akajya yibuka yuko yafunzwe ko yagize gute, ariko aramutse agiye avuga ati baragiye bajya kungorora, byarushaho kumubera byiza. Turabashimira rero abari badukurikiye, kandi ibitekerezo byanyu tuzakomeza kubiha ikaze. Turabasaba rero gukomeza gukanda subscribe kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro byacu, kandi n'izindi ngingo zitandukanye z'amategeko mwakwifuza ko twajya tubaganiriraho mwajya muziduha. Dufite abanyamategeko benshi tuzajya turushaho kubagezaho, tukaganira ku bintu bitandukanye. Tubararakiye ikiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane.